ikintu nabwira Linda ye baba data we Arinda rwose nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $2,000 kugira ngo ndebe ni wowe ndura nkabindembe Daniza afite madama ariko ngo kuri wowe yabindaya Arinda nge mbona uri Diama ibaze ko na Diamond wi Dar es Salaam na Dodoma diriga diridiri burukwa diriga dance zinarinda Sharindi yabuze ukuntu uri wa dance Arinda Puria ni wowe utera abapipo gupapa Arinda Puria gusa kuri uyu munsi namukunda gashe I know ese nubura cyamukunda basi none uri kumushima ngo ya oya nubura cyamukunda mu gihe ukunda Linda kandi uramfiti sibyo ubu maginga ndi girlfriend we bayo abandi bose arabasuhuza ngewe ngeze hamwe bitagahobero we amubitagaho agahobero agaciyemo ko gukubaza life sinabura kubwira Jeannette data we Jeanne mbabura manze mubwira uretse gato nkubwira akantu kamwe noneho umusisita wagize ngo nibyo gusa ibaza ko natatinyaga kuyikura ndajya nko kumusura nkamugurira ururindazi rwa 200 kandi singeho sindumeho na gato bagwiga ngo waze mu gutwi ibuka disi duhura bwa mbere kwa Hagayi waje guhaha nanjye guhaha nkubwira hayo nsubiza hayo mba ndaguhobeye ni hobe ni wampunga nawe umahagura amobera ni wampunga baraho barahunga bajya guhuruza abandi bahungu batiye baba yuhuhu muze mureba bahanga mu guhoberana akahita avuga ngo aminwa Linda Puria ni wowe utera abapipo gupapa Patrick nkuhaye peti peni na wari mwiperereza kuri papi yasinyira amapera niba mudapanga kuka guhoza post papa ni pasiteri ariko ngari bo bipirate ni wowe umuha pisi na po ngo yanagupesa nanjye nubipinge Linda ndamutse ndi pasiteri cyangwa ndi padiri uba hafi ya beperezi kopi hari agatipe kaguhaye impeta nabipirata mwongeye kwirirwa neza nshuti zo ku Ibabastudio ni umukobwa wanyu garutse na boyfriend Patrick welcome uzukono kaye nubwo bavuga ngo nago umuntu ukitaba ngo abafite ikinyabupfura ariko numva ari keza ukuri ko Imana umaze kunyanduza gukana oya uziko basigaye bamungana ngo dia ye kandi nukurisha mba numva ndi fieri umutima ukeye ye Patrick umeze ute mukunzi kandi of course oya ratarimo kubabesha vuga ngo mushuti okay nshuti yanjye umeze ute ese Patrick ye buretse gatoya ko mvuze ngo mukunzi ukambwira ngo mvuge ngo mushuti ufite girlfriend mbabarira abakobwerega nabacuye none nimba arabacuye why not nakubwira ngo mushuti cyangwa nkakubwira sheri wanjye cyangwa nkakubwira what ukambwira ngo mvuge gutya nawe ndacyakwigaho kugira ngo nzakwemerere kugira ngo nujye unyakura ngo mukunzi mvuge ngo ye nucene sha Jeannette yego shebaze ko namuvuze sorry Jeannette wihangane kuba arabaje boyfriend ariko ubwo afite impamvu yamubabaje ntabwo umukobwa yajya kubabaza umutipe nta mpamvu reka nkubwize ukuri ku Patrick yes ndakumvira umukobwa ugukunda umukobwa ugukunda sorry nango yagusiga biramupanga utungo yumve yuko agomba kukwanga sibyo nese mbure kuvuga ko iyo mpamvu itari ifatika okay iyo mpamvu irafatika rero nimba impamvu ifatika yatumye agusiga inzoke nango yakwanze ntago ifatika sha okay yakwangiye iki Patrick niko Patrick ye yo nyine reka nkubaze karameli uwo mukobwa nimba atari ibanga urabizi ko nta kintu ujya umpisha subizi nta kintu njya nkuhisha kandi sinakumisha nje nawe turi n'inshuti turaganira nanjye ndakubwira subizi ko nkubwira no mu gitondo wambajije ngo morning ngomba kubaza boyfriend wanjye noneho basigaye mu rupangu bambwira ngo ese ngo boyfriend ameze gute noneho umunsi urupangu rwacu waje kuri kamera rushaka kureba boyfriend wallahi hazasha kandi biri vuba mwana ibaze ko muri quartier batakemera ko ndimanzisha why ngo kubera we ngo waramanzuye none
nose abakobwa mwirwa mukorana ubu ninjye babonye w'igikuke kweri umva sha umukobwa yari yambaye ikanzu imeze uko yo mutunze ikibuno ameze ngo n'abakobwa sinzi defo umugani wa Scovia sinzi impamvu dukunda kugaragaza ikibuno mane wenda nye nta nicyo ngira niyo mpamvu nakigaragaza sibyo gasanga umukobwa siyo mpamvu se nevugira ngo abakobwa n'abacuyi umwana afite rezo ariko kuri njyewe no ku bandi hari abandi bameze nkatwe ibyo reka tubisimbukaho gatoya hari ikintu nkiri kukubaza bafite umuco utaracuye boyfriend ye nimba nakubwira ngo gutya na gutya ukambwira kure ufite umuntu wakubabaje efo byagenze bite yakubabareje iki ngene ri mu defense urambwira ngo ntango bizi hari impamvu mbo shana ibintu niyo mpamvu nakubwiye ngo ibintu twapfuye nago bifatika ubishize mu binyazina yaba ari ikinyazina ndafutura kimbwire nta mbo umusisita yitwaga Jeannette wo kagira imana n'amafaranga we vuga ngo continue again repeat again umukobwa yitwaga Jeannette sha umusisita mwana namukoreraga buri kimwe namugurira za super dipe agakoza ku mwembe ibaze ko umusisita natatinyaga kuyikura reka ngubwire mana nta kintu kiryoha nka super dipe iri ku mwembe atari cyo nabaga ntakoze none wagize ngo nibyo zikamanze nsome soma pe kangufashe mwana noneho umusisita wagize ngo nibyo gusa ibaza ko natatinyaga kuyikura ndajya nko kumusura nkamugurira ururindazi rwa 200 kandi singeho sindumeho na gato batwita ndenjiga ariko noneho umusisita mbese najya kumusura nyine n'abana biwabo duciringa nkamushira super dipe ariko n'ubwana bwe nyine nkabugira iki n'ubwana bw'iwabo nkabugurira urakumva ngafata nka turuwasa nkamuha super dipe ebyiri nkunda kwicara nk'abagabo nkamuha super dipe ebyiri kubera abana biwabo bari babiri ubwo nkagura super dipe nye sidesa imwe nkayiha iwabo nonde iwabo kugira ngo nzaze ngenda nyine nisanga umusisita umunsi umwe arambwira ngo arashaka ko mugurira udukweto yaragiye kubatizwa ariko hoya avuze ati abandi baniga nyine ku ishuri baravugaga ngo shango bashiri babagurira udukweto murumva nuko ndayikura agahumbi kanjye sha yari mu kangahe yigaga muri senior 1 senior 1 oh god okay yego nuko agahumbi kanjye ndakikura sha Ibaba data w'icyo gihe nagahingiye icyo gihe nta nubwo bari batugemuriye bana bishyuye cyangwa ngo uvuga ati mfite akantu ku ruhande ewa bishura mu 700 nari mfite turuwasa nyongeraho agahumbi ndakamuha man umusisita aragafata ariko nimugoroba mwandikiye nimba basisita baramubwiye ngo uriya ngo yirababwiye ukuntu byagenze bakabubwira ngo nta mushero ndimo nago mbizi mukobwa nkajya muhamagara ankansaringa decline hari yitwaga Jeannette cyakoze ntabwo nzibagirwa ikintu yankoreye sha hari igihe ninde kumwe n'ibijama hari umuntu ugira ibyiza akagira n'ibibi hari igihe ninde kumwe n'ibijama byogwe wacu bibiri kwa kundi nyine muba mwavuye gusenga mukamutegera nko ku nzira araza abandi bose arabasuhuza ngewe ngeze hamwe bitagahobero we bitagaho agahobero cyo gihe abo bajama bose bavuga ati weho uri uncomparable nagereranwa byibuza mwaje kwiyunga endi yabyo ubwo mwakwiyunga mwa
nta kwiyunga guhari. ndumva ngo abinaha muri Kigali. None se agusabye ko mwiyunga mwakiyunga? shobo ngubu kandi abakobwa mvuga ngo nabacuye abatagira umuco. Umva Nese ubwo nkubwire. afite umuco. Umva Sari muri abo nkubwire. batagira umuco. Oya umva nkubwire Patrick. Umuco yiwe waracuye. Ese kuki ari we muhungu yakunze muri urwo rusisiro rwose? Ubwo se yarankunze. Erega nkubwire. Yagukunze nyine nta kintu ahise kwaka direct, sibyo? Ese wemera yuko hari abakobwa bakunda batipe nta kintu babashakaho, sibyo? Byibuza amukunde ariko byaba ngombwa ko amwaka service akayimwaka. Shabo ngubwo ari kwibaze nawe umukobwa. Nese ubundi shabo hari icyo natakoraga koko kamerama. Nicyo wagombaga gukora waragikoze, yego. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe. Ntumblaming uwo mukobwa, sibyo? Impamvu nta wundi musheri yari afite bibwira. Iwabo wenda ntibari bishoboye. Bari bishoboye. Baturushaga n'ubukire. Ubwo wasanga yari ameze nk'umuntu nkanjye wenda ntiwamenya. Hari ukuntu wanyuma mufite ubucire ariko utakaka iwanyu ikintu. Mumbabarire. Ariko reka nkubwire akantu gatoya, sibyo? Yes. Muri iyi life tugezemo uzige kubabarira. Cishika nkubwire ikintu kimwe. Patiri sinkuruta. Si turi abashuti. Hari ijambo yigeze kuvuga ngo dia will you marry me? Do you remember that this wrong? Ariko bro hari ikintu kimwe cyonyine ririya jambo ryampaye. Mbega Diane we. Twebwe ngo tuzano turi kuganira ngo birangire hano subizi. No mu gikari turavugana. Ariko iryo jambo raryibuka urimbaza? Wapi? Ntango ryibuka? Keretse yaba wararihaye agaciro. Aha. Nkubwira impamvu ntarihaye agaciro. Uwo munsi. Nuko numvaga nyine umeze nk'abandi bose niki. Ayo magambo abantu bayambwira mu kwezi. Nagukora list yabo ukareba. Ese wowe Patrick turetse kubeshya ubona Diane wamugira umugore? Ntago niteguye kuba umugabo. Ndamutse mbaye umuntu ndi kubyitegura nibwo naba mfite igisubizo cyabyo. Okay. Rero Patrick ukaragaciyemo ko gukubaza life. Sinabura kubwira Jeannette data we. Jeanne mbabura manze mubwire. Ntango ego. Uretse gato nkubwira akantu kamwe. Ngaho suza Jeannette then dukomeze. Ndamusuhuza se. Jeannette. Uwasize unguturiye umutima. Ubu mu mutima harimo uruguma. Ndikumva naguha urugume ariko sinkunda urugomo. Ikindi sindi umugome ariko wewe warangomeye kuba umugore wundi mugabo nari nzi kuzambera umugore. Ingutiya nakuguriraga zabagari zo muri Gabo, Gambia ndetse na Ghana siniganaga ndi maniga ngo ngiye kugotomera kayoga ngiye niguriraga yoga tingo naguturira manga y'inzoga ukigumura. None rebe ibyo wankoreye Jeanne. Nagumaga mu rugo ndi kuguguna ikigori n'ubugari amaniga ari kuguguna ingurube ngo ntazabura uko kurira ikigaye twagiye Kigali koga kuri piscine. None reba ibyo wankoresha. Ibuka disi duhura bwa mbere kwa Hagayi waje guhaha nanjye guhaha nkubwira hayo nsubiza hayi mba ndaguhobeye ni hobe ni wamuhunga nawe umahagura amubera ni wamuhunga barahobo barahunga bajya guhuruza abandi bahungu batiye baba yuhuhu muze mureba abahanga mu guhoberana. Wari wankunze ukimbona nanjye disi byari bityo umbwira ko witwa Muhoza umuhanga kazi w'imuhango hananura ibihanamye ugahumuriza bihebye nanjye ni yewe yuhuhu warayahaho mbonye hoho nkukunda nkuguharaye baherena nkabe mahero ariko weho nkaguhahoba amahene yose nyatwari huye nkugurira amaherena y'umuhondo kandi disi ya ndahenda ndakwihebera mba nk'ikihebe none amaherezo waravuze ngo toka Patrick kuri umutima. Fire. Shagaye yarambabaje. Anyway, Jeanne warakoze kumubabaza kuko abantu bahari bagomba kumwitaho barahari ntango ubwo waruwe gusa kuri uyu munsi namukunda gashe. I know. Ese nubura cyamukunda basi. None uri kumushima ngo yarakoze. Oya nubura cyamukunda. Nyine nuko ubu umutima wanjye natawegereze inkundo. Ufite byinshi byo gukora kandi abakobwa turabacuye. Rero nshuti zacu kuri uyu munsi hari ikintu kimwe nshaka kukubaza. Sibyo? Patrick ngo waze mu gutwi.
haruguru njye na Patrick tuba dufite utuntu twinshi twa kuvugana ariko nyine reka muri ubu buryo turimo hari ikintu nshaka kumubaza hari ukuntu wigeze kubona ikiganiro cyawe niyo turi kuvugana uravuga ngo Linda Linda Puriya Linda ni muntu cy'ukuri wowe mvuye kuri Jeannette niwe muntu wahise unzamo nekerezo bitewe no kuri namubonaga amufollowinga ku mbuga zose nkabona ari ikizungerezi arabona gatari umunyarwandakazi ese uramukunda ese umukunda urukundo nk'uko wakundaga Jeannette wenda ntago turabonana mubonanye mu gihe ukunda Linda kandi uramfite sibyo ubu magingo yandi girlfriend wendi payo abazavuga ko ndi gufata ku ngufu sibyo ushaka kunkoresha ka penalty sha oya mama kandi mu gushota nge nshota poto faya ikintu kiriho Linda muri iminsi ni ukuri na cameraman abyumve adufashe atusanire Linda ahure na Patrick kandi ikindi cya kabiri Linda nawe ntanga azakwanga kandi ndabizi neza ko gukurikirana ni ikirigiti wowe ahubwo apana kurarana inkweto rarana butu gikomanda wambara imyenda y'urugamba hamwe nibaguhamagara uzahita uhaguruka sibyo Bazirinda yankunze mwa ndi kureba twagiye nka Miami faya twaragafashe nazaza mutera utuntu tw'udusenyi ufata kutuza ugira uko nawe ahita atunguza udusenyi ahite akabuye nkahita nkasama akajya kumfata nkamucinga agahita yikubita hasi nkamwegura nkavuga ngo don't worry I'm with you akahita avuga ngo aminwa anyway Patrick reka nkubwire ibintu byose birashoboka dusoza mana we ikiganiro uyu munsi ndumva ese nta kuntu twagiye dukora ikiganiro bukira bugacya ariko turaza gushyiraho chapter 2 y'ikiganiro ngo kirangiye ko nango numvaga nkeneye ko turi bukirangize ariko amasaha abwo rero sha n'iki Patrick yabwira Linda akakaye ikintu nabwira Linda Ibaba data we Linda rwose nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $10,000 kugira ngo ndebe ni wowe ndura nkabindembe Daniza afite madama ariko ngo kuri wowe yabindaye Linda nge mbona uri Diamond ibaze ko na Diamond wi Dar es Salaam na Dodoma diriga burukwa diriga dance zina Linda shari ndi yabuze ukuntu uri wa dance Linda Puriya ni wowe utera abapipo gupapa Linda Puriya ukwiye kubyinwa mu mbyino zibyini byiza byose byiza byinshi byera bibyibishe nibibi byawe uri bye ariko nkongeyeho na trebye Linda Puriya icyamu mupesi wo kugupesa ukama pase kugapiza nkabona pesi kwisi hose ni wowe misi wisi muri Espanye ni wowe post mbega isuri risupesha yisuwe yugusuku gusiga rusizi ho bamaze gusinya karo kuba maso ari wowe sisita wa Yesu Linda Puriya mama abambe Linda Puriya ni wowe utera abapipo gupapa Patrick ngo hayipeti peni na wari mwiperereza kuri papi yasinyira amapera niba mudapanga kuka guhoza post papa ni pasiteri ariko ngari bo bipirate ni wowe umuha pisi na po ngo yanagupesa nanjye nubipinge Linda ndamutse ndi pasiteri cyangwa ndi padiri uba hafi ya beperezi kopi hari agatipe kaguhaye impeta nabipirata ako gatipe tugapereka ntago papa niyo polisi nawe yazanamo pisi turanayo twapereka ntago papa ndi kugutwara muri Panama nangwa Miami Linda Puriya mama abambi Sharinda mwana do you know how much I love you fire Linda urabibona neza ko uyu musore gukunda Linda wake up I love her Linda ndakuziye mbabarira uzureba n'umusore wacu Patrick ni umusore wacu ni umusore ugukunda ni umusore kandi ukunda abantu ni umusore mwazahura kandi mugahuza I know ndabyishimiye ko nge nawe tuzahura na Patrick cyangwa wowe na Patrick mugahura ariko Patrick akubone face to face dance just dance
dusoza turashimira abantu bose badukunda nk'uko bisanzwe. By'akarusho ari inshuti yanjye bita Alice ikorera i Huye, kaza akora sinkavuga kubw'umutekano wiwe. Alice, respect for you. Mu gitondo wabyutse umamagara, utabyumva cyangwa utabyitayeho, I don't care, ariko Alice nubibona uzahita umenya uwo ari we, cyangwa se mo kimwe. Hari ba Alice benshi tuziranye, mama Husina, mama Prince, mama Husina, mama Prince, abo bose n'abana biwe. Ariko mama Husina ndagusoje cyane. Ciao, I love you so much. Kandi mwibaba turamukunda. Mama Husina mu gitondo yabyutse asuhuza Ibaba, ibaze ko yabyutse ambwira ngo Ibaba ari Ibaba bagusuhuje cyane nawe. Kambaha nimero zanjye shara abantu bashaka kunyivugishiriza we. Sheila 0762 na 0729 eyo ni WhatsApp. Mwawe wavuga. Oya nibyo njyewe ni bya bindi ntabwo, ariko uyu munsi ndi babwiye ngo iki n'iki shara umuntu wanutse ejo bundi ngo kuki ngo uduhereze nimero ya manager wawe ngo n'ubundi ntituba twayibonye nabwo atoke sawa. Ku kiganiro turi bukore uyu munsi nyuma y'iki cyangwa se kizaza nyuma y'iki insoke niko nabyita, hazaba hariho nimero yanjye, bazajya bashyiraho nimero y'abantu batatu, manager Diane na Patrick, then cyangwa dukora urubuga rwacu. Abakunzi bacu turabakunda cyane kandi turabishimiye. Ciao.